amadorari sinigeze nikosa nimbari ngo nkunde nkorera ayo madorari umutipe wo mu cyaro uri sofanini narinzi ko ntaho ritarema wibonye isaha nguri kuyireba ngingiyi ngumva abantu bati Vava ari kugaragara nk'umuntu unaniwe jewe iyo ndi kukoresha ikiganiro ngo nikiza na comment nazagira kuki uri kugaragara nk'umuntu unaniwe byagenze biti wabaye iki njyewe rero nabonye abantu bavuze ngo Vava ngo Dr. M ngo yamwibeshyeho ngo nibyo yakoreye mu mahoteli hose ngo azaza bivuga akagira imana mwe umugabo ntanganiye yego nk'ibintu byose agiye ukorana na Vava we ngombwa ko aje akabivuga kuri social media abigenza banga ari rya babiri nanga ari rya batatu nuko itariki y'ubukwanyi kiri ibanga kugeza izi saha yago bukwe burahari z'ubukwe nabo uzaba sumukisi sha banza mwaratandukanye ko Vava banza utakimukunda endese banza utagikunda Dr. M none mwabaye mutandukanye nta gutandukana kwabaye twigeze tubana mu rukundo mwabaye inshuti bisanzwe turi inshuti ariko ziri mu nzira nyine tu uratereta ugashyira ibintu mu bikorwa apana kuvuga ngo biri mu nzagiye iyo hari abandi aragenda nuvanga bari kundasiramo nyine wabyumvishe nabyumvishije umusore wameze ibyapa njyewe ukambwira ngo ucara ku cyapa ndaje se nk'ibyo ngibyo aba yahora gukoze none ndanibaza na mbere nabwo byarakundaga ko muri iyo minsi 3 mutabonanye asigaye ajya ku Gisenyi ninde wari wamusohokanye ku mazi kumwe n'abamano y'Imana n'abandi nyine tuna ba Eric nta n'ibiganiro bari bagiyemo bagiye kuhatembera bari wamusohokanye mwana wewe yarakoze urumva ko amano y'Imana agiye kumugutwara none Vava reka nkubaze wowe nk'umukobwa kuba warifashe ukazamukana n'abasore gusa ku Gisenyi umvaga nabwo bufite ku mazi ikintu cyo kora bakoze wenda tumenya ifi hasi Yes, reka nonyambahereza ikaze bakunze wa Slim Jesus TV nanjye mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukanye na Vava ndetse n'umukunzi we urabona ko uyu munsi batangiye bibuguriza gake gake. Imwe muri couple zibayeho neza muri kino gihugu. Mumeze mute se? Ya tumeze fresh cyane kabisa. Vava igisoro sari kukimenyara? Ari kugenda kimenya gake gakeya. Wagira ngo nuko umwaduko w'ababirigi. Meze nka Ruganzu Ndori niwe wazi kubuguza wa mbere. Rero igisoro ngo ni kimwe mu bintu bisaba umuntu uzi imibare myinshi cyane. Cyane. Bisaba ubwenge. Cyaza atangiye kuduta. Bisaba ubwenge kabisa igisoro ni ikintu kiruhura mu mutwe ni ikintu mbese cyiza cyane. Ako umukunzi wamwitaho? Ndamukunda cyane rega. Vava umeze gute se? Umeze neza amakuru yawe? Meza. Nukuri warabuze pe? Ndahari. Twarakubuze uratuje. Naho nagiye. Wowe ibere mu rukundo? Urukundo rwahe? Wowe ibere n'umukunzi wawe? Badijyanye. Uri wenyine? Ase amezi ko ari kugenda arushaho gushira nanone na n'ubu nta kintu kirakorwa. Wapi? Sibiri kurushaho ko kubabaza. Ibiki bimbabaza? Nyine byo ngibyo. Ibihese? Ibyo nyine byo kubyo umukunzi wawe kwa kuntu nyine turinze tugira amezi angaha amezi ari kurushaho gushira ubundi uko n'ukwezi kwinjiyemo kwa gatandatu ejo bundi turinjira mu matora. Ndabazwa n'iki ngiye Vava? Nuko nyine shira aka kanya yakagombye ko aragushiza amago. Oya ntago machaka kumuprovoka. Urashaka kugira ngo avuge arakaye n'igishaka. Oya ntago yarakara ntago no munsi tumurakaza. No munsi ntago tumurakaza kuko urabona ko ari itonze. Ahubwo Vava kuki utishimye wabaye iki? Ndishimye. Yego. Shana ukuri ntago wishimye wagira ngo urarwaye. Cyangwa no kuri bizi uri kwikinira. Marabuguza. Nese ubwo ibyo bintu uri gukina batsinda bati?
batsinda nyine iyo batsinze. Okay, ngaro tuganire ndakeka wasoje gukina, wasoje no kwiga uburyo bakinamo sibyo? Okay, amakuru y'iminsi ni meza. Muri iyi minsi uri gusohora indirimbo nyinshi cyane. Narabibonye ejo bundi wasohoye indirimbo bita. Wabibonye he rero? Ndabibona kuri channel Dr. M, indirimbo zawe zose ndazibona z'amatora. Hariyo nabonye ejo bundi wasohoye, mbese ntabwo hari gushira icyumweru nta ndirimbo urekuye sibyo? Ese Vava, ubundi ubu ngubu wowe nkwavuga wowe nka Dr. M muri kano kanya sibyo? Iyo urebye ibintu agenda gufasha, nubwo wenda abenshi tuvuga dushyira urukundo imbere, ubona atari umuntu aje akeneye mu buzima bwawe koko? Ese Dr. M yamfashije iki? Nta kintu agufasha. Indirimbo ya mbere yakozwe na Bagti, urumva? Yego. Niwe wampaye uburenganzira bwo kuza muri studio ye. Yego. Hanyuma andikodingira ya indi ya kabiri kuyirekodinga gusa. None se urumva ya mbere ya kabiri ndayikora yose. None se ziriya ndirimbo kugira ngo zijye hanze kuriya zikorwa amashusho, ni abadesipora babiri inyuma. Yego. Umunsi batazaba bahari njye Vava sinzashobora gukora indirimbo. Yego. Rwose indirimbo zirahenda. None urumva ikindi yazanye mu buzima bwa Vava kirenze ari igiki? Ajyaga ngira ngo ni Dr. M kwishyurira indirimbo akakwishyura donado. Korera audio gusa tu. Nkora mixage, nkakora buri kimwe cyose. Amashusho y'indirimbo. Abenshi simba mbazi. Ariko aho bari ni kure cyane Imana iza. Ujya kubona umukano umuntu aragwamaga ati ndashaka gukora video. Kana umuntu agwamaga gushyira amadolari 110. Ukabona arayakwereje utamuzi. Gukora indirimbo ni ibintu bigoye pe. Nge hari igihe mbona abantu bagiye kuri kamera bakavuga nukuvuga se nukuruka. Urumva? Umuntu akajya hara kuri kamera ngo ariko ngo yago ntazi kuririmba, ngo ariko Joyce ntazi kuririmba, ngo ariko Vava ntazi kuririmba. Umva uwakoreka imvune ziba zahatakariye. Cunganywa n'izamu ryawe umuri hasi yawe umureke kuko nawe buri wese afite iki? Afite ibimurushye. Afite ibimurushye. Bura rero zirandirimbo zikorerwa amashusho amatike ya buri munsi. Yego. Ubushize njya gukora indirimbo nashaka kuyikorera ku Ntara Arena. Yego. Nagezeyo bisaba gusaba, bisaba gutegereza. Yego. Ni hataje. Byarangiye babyemeza. Babyemera gute ko bakubwira ngo uzagaruke ngo wazindutse ngo abayobozi ntabahari? Yego. Ni hataje. Urumva rero wajya kubona ukabona umuntu yaguciye intege. Wumva utaye umutwe. None ubwo ngubwo uri kumva kuri kugenda ubona ukuntu umuziki uciye ubu ufite agaciro cyane. Oya ariko ngewe nta mwana w'u Rwanda mba numva nashishikariza umuziki igihe nta mibereho afite. Umuziki urakonsoma. Ejo hatazagira umwana wishuka akagurisha yene yiwabo ngo agiye gukora indirimbo. Indirimbo iyo urebye nawe urayikora ugashya. Kugira ngo indirimbo ikundwe, kugira ngo indirimbo igireho umusaruro n'amahirwe. Naho ubundi ushobora kuyigurisha wahemukiye iwanyu nkuko cyangwa se n'umuturanyi ugasanga urahiye. Nimba nta bushobozi ufite ari igihe najyaga mbwira Imana ni Imana ntago nge nzafata inka ngo nyitemagure nyishorere ngo nyijyanye mu isoko ngo nugukora indirimbo. Nzakora izo ku rugero rwanjye bandi bakora amashusho ya 250. Hari abantu bajya batekereza ko gukora indirimbo ariko guhindurirwa ubuzima. Wapi? Okay. Ubu ngubu sibyo? Wenda ngenda bikubwira kuko urumva twe niko kazi twirirwa mu sibyo? Usanga nk'umwana abayeho ubuzima buciriritse, ugasanga wenda akora akazi gaciriritse, akakirirwa agutesha umutwe guhamagara ati wamfashije nkakora indirimbo. Urumva? Kandi ari byo ndi kukubwira. Wewe ntabwo wajya gutekereza kuzakora indirimbo mu gihe nawe uri mu buzima buciriritse? Ngewe natekereje gukora indirimbo kera kuko najyaga Ikampembe nkakoresha audio bakanci 50,000 nkazamara amezi 3 cyangwa ngahe ya mafaranga ntarongera kuyabona. Urumva rero gukoresha indirimbo icyo gihe byabaga bigora. Ariko ubu ngubu nimba uhuye nk'abo bakire bafite amasidio ye nka Bagti bafite studio. Iyo rero duhuye akavuga tuzaze nkurikodingira indirimbo nibuka byabi Nibendaga bakanje amafaranga ari nayo mfite yonyine mwe nana yasabye. Imana yarabikoze nyine. None Imana yarabikoze inaguhereza inaguha n'umugabo uzi gukora. Inaguha n'umugabo uzi gukora ibintu bijyanye n'indirimbo. Imvune z'abahanzi nakaza mutwe n'ukuri pe. Ngo wavogeze imvune z'abahanzi. Uko bandika bibagoye. Imitima ibabaye. Ngo bahindure imitima yabo. Cyangwa nako Vava yize ni yace. Bibagoye. Kubandika no kumutayo. Iminsi yicuma ngo basohore
ubutumwa bwabo urayizi she umuhanzi umwe waririmbye ngo niba ari igare bamwita Mico the Best mwarimbye ngo igare sinzi umuntu wari ukumbwira mu kiganiro ngo vava ngo yabatanzeho urugero batangaho urugero se hirya gute kandi ngo yaragiye ngo batangaho urugero ngo mwebwe ngo reba ukuntu ngo bamuzamuka ngo muri kuri hiti ngo mbese ngo batangaho urugero ariko se nk'umuntu wicara akajya gutanga urugero buriya rero abahanzi mu byiciro bibiri hari abari hejuru n'abari hasi wa undi rero uri hasi niba yagize amahirwe akamenyekanisha impano ye akagira ubwo yabona ibyo 5 akagira ubwo yabona ibyo 10 iyo hiti kubabaje yatwaye ni hiti nyabaki nkagiye munyurwa mukaba ku rugero rwanyu ikindi muba mushaka ni igiki kuvuga ngo runakuriya ngo yahiriye hiti runakuriya nge rero byo sinjya mbirebaho giye sinjya mbirebaho rwose nimba bakoze indirimbo wayikoze nimba undi yayikoze sinjya mvuga ngo ndajonjora ngo mvuge ngo uyu muntu ngo ntazi kurimba ngo yarabizi ubundi se kuki yakoze igare wamugana nta mwanya nge nakoze igare none igare harimo ibishega harimo ibishega ari ibintu byize gutrendinga asobora niba ari igare niba ari iyihe yambaye none ijipo afite n'agasakoshi n'agasakame ntabwo wayibonye trending narayibonye foto ijipo cy'umukara n'agasakame k'umukara ngayo baze nk'ibyo bintu gutwika ngo gutwikira indirimbo nk'ubwo umuntu nta igihe cy'aba yabuze icyamara kuko ngewe fafasire ncunganwa ese umunsi mana ese nakora 10,000 ejo nzabona aho nkorera ibindi 10 ese naririmbye neza ese naririmbye hari icyo nabonye n'icyo ndebaho nukuri nge ntabwo najya kwirwa ntabwo najya kwirwa ngo ndacibwa intege cyangwa nifuza za miliyoni wazibonye ni umugisha ariko si igihe utazibonye umva rero ngewe ntabwo icyo gihe nakibona ngo yago ngo ntazi kurimba ngo aririmba saraye kuko numva arimba saraye rero nareba Bruce Melody nibyo byiza ahubwo ubundi se ubundi biba bibatwaye iki ubundi twaye igisubundi ese papa kazi no kuririmba birandirimbo suwejo koko irandirimbo asune nakarimbo arakarimbo kayagoze kuririmba wowe ngo mama dorari sinigeze nikosa nimbari ngo nkunde nkorera ayo madorari umutipe wo mu cyaro uri sofanini narinzi ko ntaho ritarema ubuzima butorashye my friend faromani tabagwe my friend ubundi mafungura champagne yago bakakubeshyere yago urabizi uzi kuririmba urumva nabo bantu batagukunda sinzi ikibazo bafite aho ubundi vava ariko nawe n'umwe mu bakobwa afite ijwi ryiza icyo kintu ndakizi mufite ijwi ryiza mu bintu bijyanye no kuririmba ko narimba kose mpfa kuba nahashye uvuze ko naririmbye nabi ni akazi kawe abantu bati vava ari kugaragara nk'umuntu unaniwe njyewe iyo ndi kukoresha ikiganiro ngo nikiza na comment abantu bazagira kuki uri kugaragara nk'umuntu unaniwe byagenze biti wabaye iki njyewe rero ejo niriwe iriya igisenyi naje nimugoroba numva mfite umunaniro maze n'iminsi nirwariye angiripe sheri yarakurwajije nimba bingaragaraho rero ko naniwe sinzi sheri yarakurwajije yamperekeje kwa muganga ngiye kujya mu bitaro se ngewe ngo yaraje kuyiherekeza kwa muganga we maranye nk'igihe kingana icyo kurwaza arwaza atese nyine hari ukuntu umukunzi arwara none umushyiraho akajya kumusura cyangwa akajya kumurwaza Nese nge nigeze njya mu bitaro katarembye sanzwe imiti nk'ito none se okay nimba utarurembye cyane kuki utijyanye kwa muganga bikangombwa kuvuga ngo reka mpagarishe rangeze tujyane urasara hari igihe umuntu aguherekeza akaba yagufasha mu gutegereza ibyo bizamini nta birenze nta nibusobanuro ko akubwiye iyo uhingutse kwa muganga uri kumwe n'umukunzi wawe si bituma babyihutisha turi ari kumwe n'umugabo reka twubahe umutware ibyo se bigatuma barenga abantu bari ku murongo ariko hari ahantu ujya baba bazi se babwiwe n'iki wawe okay reka nkubwire sibyo burya hari umuntu wese w'inshuti kuri we cyangwa umuntu wapi kuri we hari ahantu gufasha gutambuka wotakitambuka abaganga bari mu kazi kabo ibyo ntabwo okay twirengagiza ibyo by'ubuganga ni ahantu wigeze ujya Dr M ukahatambuka kuko uri kumwe na Dr M ni ahantu wowe wigeze ujya wowe ukahatambuka kuri kumwe na Dr M bakakureka ngo tambuka ngo nk'urugero hari nk'ahantu dushobora kugenda uri kumwe na Vava ati mutambuke niba muri kumwe na Vava ni umusitari njye nta n'ahantu njya nkunda kujyana nawe jewe yego hari igihe aba arimo kumwe nk'inshuti ziwe akambwira ngo bari kumwe n'inshuti ziwe ese nze nkurebe ngo ari muri karitsiye ngo bisanzwe gusa nta hantu rero njya njyana nawe jewe nta hantu tujya tujyana byo nagaruka kukubabaza kirazi
ngiye sinjya nkunda no gusohoka bya bintu byo kugira ngo mu makabari ngo nasohotse ngo nagiye kunywa ntabyo njya nkunda pe. Yego. Hari umutipe nakoresha ikiganiro harya yarabyumvaga. Umutipe nakoresha ikiganiro bita Benovio w'inshuti na Jackie. Urebye ko ndi mu na Jackie. Yavuze ngo Vava ngo yigeze gukora ikiganiro avuga ngo anywa gake. Ngo agake se ngo anywa gake ngo nzoka nimbaka. Niko ari kuvuga. Niba kanywa ikibazo kiri he? Urumva nuko waruvuze ngo ntago ujya mu bintu byo mu kabari n'ibiki byose. Kandi se ako gake nyine nakanywereye mu rugo nyine sinagiye mu kabari. Shero hasi ubundi ajya ushera nako ndakeka ko natajyayo. Nanjye ntago mbikunda. Ntago mbikunda ibintu by'utubare tu. Okay. Nta kibazo rero twiganiro turaza. Wapi ntago bikigezweho cyane. Waga umuntu asohokera ahantu runaka akicara agatuza akinywera agakawa. Sometime nyine nise waba udasohoka. Mujya musohokana se? Oya ntabwo dukunda gusohokana. Kuki se mudasohokana? Gusurana cyangwa se tukaza nk'ahangaha gutya. Si tukajya nk'ara kuri Great Hotel n'ibisanzwe nyine tu. Nabonye abantu bavuze ngo Vava ngo Dr. M ngo yamwibeshyeho ngo nibyo yakoreye mu mahoteli hose ngo azaza bivuga. Akagira Imana mwe umugabo ntanganiye. Yego. Mana yo mwijuru sindinjirana na Dr. M mu muryango wa hoteli. Nimujya muza kuri social media mujye muvuga mugire naho mugira mugarukira. None ngo nibyo wenda ngo bakuye mu hoteli ngo azaza bivuge. Umukanya amaje kuvuga mukanya Dr. M amaje kuvuga ngo mujya mujyana harya niyo abantu bakora ibiganiro niba bajiste nisura abapasiteri bagomba kubahereza umugisha. Mana ishobora byose Imana ikamubuza. Ase reka nkubaze Dr. Mungu wisanze koko wa mugani n'ibintu byose agiye ukorana na Vava. We ngombwa ko aje akabivuga kuri social media. Abigenza twaribanye twararoganye. Dore ukuntu bimeze. Ese gusanga waratekereza reka. Ese ntago afite ubwenge bwo gutekereza ibyo kuvuga n'ibyo butavuga. Hari ibyo atagomba kuvuga. Ibyo atagomba kuvuga. Ariko hari ibyo azavuga. Uburenganzira bwe. None se n'ibyo bintu bivuga mu byose. Nuko ngo hari ibyo mujya mukora byibanga batavuga mu ruhame. Urumva cyako provoke. Reka mvuge ko igihe cyose abantu babana nawe hari ibyo ari amabanga dufitanye nawe abantu batazi. Uyu Slim Jesus byabura se nk'umuntu tuvugana kuri telefone hari ibyo mba nzi. N'ubu ngumvuye kumusura kumusura iwe mu rugo hari studio anyereka buri kimwe cyose urumva tugutegereje nyine urumva hari amabanga tuba dufitanye nk'uko nawe dufitanye amabanga nta mabanga mufitanye na sheri wawe aho wabubeshye none ubwo nimo namufitanye yababeshye oya arahari amabanga arahari ibanga ari irya babiri ntabwo ari irya batatu nk'uko itariki noneho hariho irya miliyoni kamera nk'uko itariki y'ubukwanyu ikiri ibanga kugeza izi saha. Yego bukwe burahari se ubukwe ntabwo uzaba sha wanza mwaratandukanye ndi kuyibona wajya nakwizera agira Vava ndi kubona turacyahiga amafaranga sire wanjye babivugishije neza ukuri agafaranga garabuze nigaboneka tuzokora ibyo bintu byose turacyahiga turacyareba inzira z'iterambere ko ntago wajya gukora ubukwe nta mafaranga ejo ubundi urabyara ubyare nta mafaranga utarateganyirije umwana neza ni mpaka umuntu amanze afatisha imikorere ibintu bigende neza hanyuma n'ibindi bize mu buryo nyine tu. Ariko wanza na Vava wanza nanone wariyakiriye mbere wabaga uri kuvuga ku kintu cy'ubukwe cyane ariko ubu ngubu noneho usigaye ubabwiza ko ati amafaranga nta nubwo noneho kinamuhatiriza ngo akujyane waba se ubundi igihe cyose gishize basi ntabwo yigeze yongera avuga ati reka ahakujyana. Mana sha narabyibagiwe ibyo bintu pe narabyibagiwe rwose narabimusabye mbonye byanze ntabwo wahura uhatiriza umuntu ikintu regugeraho ukabiri. None Dr. ufata ute kuba ufite umugore ukajya kubona yirirwa ajya gushakisha amafaranga ajya gushaka amafaranga y'amatuburano ibyo bintu birakwiye ku mugore mwiza nyine ukuntu bimeze
ntabwo uri umugore wese ukuntu bimeze oya turacyari abakunzi biri aho ngaho ntabwo ari umugore wanjye azaba umugore wanjye igihe urumva biriya hari n'abantu babishyira muri komanteri bakavuga ati kubera icyo bari kumwe n'uriya muntu ngo w'umutubuzi ngo ntabwo ari byiza ariko aba ari gushaka amafaranga igihe utayamuhaye wowe igihe utayamuhaye mureke yashake mu buryo bwose yashaka mumere mikoro tuganire niba ari umutubuzi ntabwo mbizi sinigeze mfata 100 byanjye ngo mbimushyira njyewe mvuga ikintu nzasubiramo ariko impano y'Imana mubona ku itangazamakuru nk'ubagitama amagengo ngwino dukora ikiganiro nkagenda nkasanga atumiye impano y'Imana sinamubwira ngo kuki watumiye nde impano y'Imana ushobora gukora nicyo kiganiro akabati nge nkora ibitangaza murebe ukuntu mpindura umukandara mwamakarita umukandara timurebe ukuntu mira amabuye ndavuga ku icyo kiganiro mukabo wese reka mubaza ngo avuge ngo vava namubonye muri Nyabingi ya mpano y'Imana ngo namubonye ari kuva ikuzimu na mpano y'Imana nkuko mwirwa mubiririmba ngo bagikuzimu sibye ko ntemera nge ko habaho koko mu byukuri ujye kuvugisha amafaranga agwaye ntabwo yakwatse impano y'Imana none se ninjye yahaye njyenyine ko yahaye abandi bose turi mu ruhame nkamugani rero njye yambe mu Manyarwanda sindi bujye mu mujyi kuvunjisha bose bayabahaye ntibayatora abo babivuze nese warayagumanye n'amafaranga aguhaye njye narayamuhaye arayamvunjira ayama mu Manyarwanda uwo munsi wacyuye amafaranga aturutse kwa mpano y'Imana yaguramo ibintu barabimu telefone ubwo rero ibintu byo kuza ngo mvuge ngo ni umuntu ngo ikuzimu ngo ni umuntu njyewe impano y'Imana rero rwose mubona ni umuntu usabana ni umuntu mbese abantu bose bakunda ayo mafaranga atanga ntahura yajyana ngo bayanga ati ntabashejurano bayamugoroba nimugoroba wambwiye ngo ni impano y'abagore ni impano y'Abanyarwanda bose kuko nta utamugiriraho iki umugisha reka nkubwire rero kuvuga ngo ni impano y'abagore gusa ni impano y'Abanyarwanda bose n'ukuri ngo ni umukizi ndabona avuye ikuzimu sinzi niba nafite n'ibiro bya Nyabingi duhurira ku itangazamakuru Bava ndabizi ntabwo ujya ubeshya yenda nzakwikoreshereza ikiganiro ku ruhande yewe unsobanura kuri ya bintu nimba koko ari ibyanyabyo simbizi mubona kuri abamutumiye pe akaza agakora icyo kintu runaka sinaturanye nawe sinzi ngo avuka ngo arabeshya ikindi icyo nahamya ku maguru abiri nuko ari umuntu usabana kandi ni umuntu mushobora kugendana ushonje akaguhembura iki kintu nzi kuri impano y'Imana nta mafaranga yanjye yariye ngo mushinze ubusambo twikomereza twigera ku by'urukundo rwanyu sibyo imishinga yanyu igeze basi y'umubano wanyu imishinga yanyu igeze ntakasa mutwe biracyari muri process nyine ntabwo birata ase kukikunda kudusubiza ngo biracyari muri process ibintu by'urukundo rwanyu muri process ese nkubeshye bagomba kuvuga baba byamucanza akisekera je nivugishiriza ukuri ako bava banza utakimukunda endese banza utagikunda Dr. M ese we sha urambeshye n'ukuri ntago kimukunda nka mbere urambeshyeye pe n'ukuri ntago urukundo rukigaragara nka mbere urambeshyeye wa umubeshye n'ukuri none se ko mbona urabona nka mbere yagusobanuriye mbere ngena kuvo yagusobanuriye mbere nuko ndi gushaka kudusubiza inyuma nyine n'ubundi mubyo yavuze n'ubundi yakubwiye ati twe dutegereje kubona amafaranga ubundi tugashyira mu bikorwa ibyo tugomba gushyira none mwabaye mutandukanye nta gutandukana kwabaye twigeze tubana cyangwa se ubundi twarabaye oya ndi kuvuga mu rukundo mwabaye inshuti bisanzwe turi inshuti ariko ziri mu nzira nyine ziri muri process ngo musiga muri inshuti bisanzwe Rebo yagusaza mu bwoko bava nyisubiza murakundana cyangwa muri inshuti bisanzwe turakundana yego rero urumva rero hari n'uburyo bujya bushoboka si ngombwa kujya umuntu ajya kuvunika niba udafite ubushobozi bwo gushyira umugore ubwo gukora ubukwe ngo ujye kugira kwaka amadeni miliyoni angahe ngo ubone inkwererano ariko miliyoni y'iki njyewe rero njye ndeba ku basore buriya mwa basore mwe mujye mushyira ubwenge kugira nimba uvuze ngo igihe kirageze cyo gutereta ntabwo gutereta bisaba imyaka n'imyaniko urumva uranzi ku mukobwa hari abandi bakamugutwara uravuga ati ku bushobozi bwanjye bukeya mfite reka nkore ibyo nshoboye nubaka urugo naho rero ugiye kurindira ngo mu myaka ngo izaza ngo uzaba ufite amafaranga hari igihe ugera n'ubundi ntayo ufite ubwo rero nutereta ntuzemere gutereta umukobwa ngo umuheze ku mihanda uratereta ugashyira ibintu mu bikorwa apana kuvuga ngo biri mu nzagiye iyo hari abandi aragenda
apana ibyo kwanga biri muri process nuvanga bari kundasiramo nyine wabyumvishe nabyumvishije none ubwo ngo ntabwo ndi kukurasiramo ndabwira abasore bose ni ukuri utarasa umwaka ntabwo biba ari byiza ye burya uratereta uwo mwana w'abandi w'umukobwa ukamubwirisha iki ukuri aho se wamugana kugira ngo uzisange yanaguhejeje ibyapa cyane ko urana n'ubwo uri n'umwana mutoya wo kwirirwa babwira ngo ndagukunda wameze ibyapa njyewe ukambwira ngo icara ku cyapa ndaje se nk'ibyo ngibyo aba yaragukoze none se reba nkubwire reba nk'igihe muba mumaranye sibyo aka kanya wowe vavana umukobwa mukuru ni umukobwa ukundwa n'abasore benshi hano hanze sibyo benshi cyane benshi se ni bandozi benshi cyane mbese iyo turi kugenda mu nzira abantu amajosi akenda gucika bari kureba ibisanzwe rero vava rero ni umukobwa ukundwa n'abasore benshi ntabwo ari umukobwa wo guheza ibyapa sibyo n'abantu benshi sibyo bari n'abatereta baba barimo banaboneka kuko regana n'umuntu utakifuza gutunga umugore nkawe kuko wabona ko uri umukobwa uzi gukora witeje imbere sibyo none abo niso ntabwo uzi ugira ngo aho ugeze amafaranga nese aho ugeze uzi abantu bataragera ukuntu bangana buri wese anyurwa n'uko ari mwakundi ese ko mutarongera kudutamo akarembo k'urukundo yego nicyo wenda ariko bavuye uyu munsi ari kugushidikanyaho uzi ko uburyo muri kugaragara mu biraza gutuma abantu bagira ngo mwarashwanye muri kurenzaho twarashwanye se tukaba turi kumwe ubuse uheruka kumubwira ari amagambo y'urukundo aheruka kubwira 1 se 2 3 4 7 10 yegora ayanye kavava nsubiza araheruka kubwira aheruka kubwira amagambo y'urukundo hashize nk'igihe kingana cyakubwiye akubwiye ngo ndagukunda aheruka kubwira ngo ndagukunda ryari nyine basi aheruka kubwira ngo ndagukunda ryari waze ko wanabyibagiwe basi mwaheruka kubonana ryari ajya n'ibyarira cyaciyemo iminsi nese mbere iyo minsi yacagamo ariko turatuvugana nese biri nimugoroba turavugana ntabwo ushobora kuryama tukavugana yego none se muvugana kenshi nta kibazo kiba kirimo yego none ndanibaza na mbere nabwo byarakundaga ko muri iyo minsi 3 mutabonanye uko byabaga ari akazi nyine tuvuga ati tugiye gukora za ndirimbo agiye kuzashyiremo iki agiye kuza bigenze gutya indirimbo zararangiye ariko muri iyi minsi yakubwiye ati amaze iminsi arwaye icyo ni icya mbere kandi yaragiye za Gisenyi haba hari impamvu z'akazi si Rubavu ejo ntabwo wagiye Rubavu ariko wagiye nese twari kubona nejo wagiye Gisenyi umukunzi asigaye ku Gisenyi ninde wari wamusohokanye ku mazi kumwe n'abamano y'Imana n'abandi nyine tuna ba Eric yego nta n'ibiganiro bari bagiyemo bagiye kuhatembera bari bamusohokanye urumva ko amano y'Imana agiye kumugutwara ejo arongera ubona amano y'Imana West papa reka mubaze West ngavuka nari ngo amano y'Imana reka nkwibarize sibyo aka kanya urebye amano y'Imana ukuntu ari umusoro ugwa neza akwisabiye ati ese siwe bajyanye ku Gisenyi ega shira biba byamubabaje oya ntabwo biba byambabaje reka yego reka nuza amakuru yo wa munyamakuru none ngende kukubaza biramutse adafite umugore urebye no kuntu yimera n'umuntu ufite amafaranga akavuga ati va mu bya doctor yamo kubwira ngo biri muri process oya nawe afite nawe afite okay akwibwira ati ngenda ndashaka kukugira umugore wanjye wa kabiri niba ari wa kabiri akazamuhereza amafaranga ari ikibazo byavuze noneho rero yavuga rwose okay ni ibibazo rwose ni ibibazo abari ku byangwe rero mano y'Imana no musirimu
abari ku byango turabibona bafite isahani bari ibihumbi magana angahe arimo yereka bagiti wibonye isaha ngo uri kuyireba ngiyi ngumva ariko ziriya modoka n'intuza n'ibibanza n'ibiki bizataha mana yemereye ibibanza bya Kanyombya imodoka yawe kandi indi nini na Pastor Claude ngo ibihumbi bari ijana bari magana abiri barangaye ni hatashe bamwemereye imodoka bamwemereye imodoka rero kwemerera umuntu ikintu ntukimuhe ni bibi ese kosa uvuga ngo yakugaye baba reka mubaza aya baba byo natabimuhereza neza ahubwo agomba kukubwira nta kintu njya nitaho ngiye papa rwose none vava reka nkubaze wowe nk'umukobwa kuba warifashe ukazamukana n'abasore gusa ku Gisenyi wumvaga nabwo bufite twari tugiye gukora ibiganiro twari tugiye gukora ibiganiro twari bujyane na ba Kanyombya na Banzovu barabura tugenda twenyine kugeze y'imvura iragwa ubwo rero ntitwakora cyakoze byatumye njya gusuhuza West sinari mperutse kumubona nuko ngo wagiye uri kumwe n'abasore gusa mu modoka nta basore twajyanye najyanye na Eric n'undi mu mama umwe wiri Gisenyi nta bandi basore rero dukenera kumva rega tuba hari abantu bakeneye no kumva umutekano buriya uzabana bakuntu bagukunda bakeneye kumenya nimba Vava ameze neza ese abo bahungu baramushuka ese afite umutekano na Shero akabyumvira kuko abatinye kukubaza horaga ko yari yapfushye ubundi kuki ujya ku Gisenyi nimujyane ntabwo njya mfuha ntabwo bijya bimbamo kabisa ubundi abandi iyo bari ku Gisenyi usanga nk'umukobwa bamwizeye manzi ko nta kibi yakora ku Gisenyi usanga umukobwa yambaye akantu kageza hano urumva kagufi ku mazi ikintu cyokora bakoze wenda tumenya ifi hasi ubwo nabivuze byanaraye nta kindi nuko baba barariye fresh ubundi bakitahira ese n'abacika kwanza ntabwo bashaka nta kintu nishyura ndababwira ndabakoranya nkabwa tugende nidugire ibibazo turasanga daha yari yifegera yarayinduba baravuga ati sinzongera kurya ifi mu buzima bwawe tugira ibibazo nuko umwaka turagira nuko turasanga ntawe uhari gusa ariko baramuhamagara arabeshya ntabwo wari wambaye akabucaro twatuje utuboro tugufi dukabutura tugufi two ku mazi tujye umbana se kuvaho wigeze umbana nibyo wagiye ku mazi wagiye ku mazi wambaye ijipo ndende igera ku mavi nari ngiye koga ko nari ngiye gusuhuza West nari ngiye koga mu by'ukuri ni atari mbye turatuboro sinjya ndukunda rwose sinjya nkunda no koga njyewe Ireba ira birthday yaba Kiramani za comedy zabo ikintu cyo kwambara ubusa kumva bakizeho nuko oya ahubwo bari kwigisha bahe credit kabisa bira bintu bari gukora ni sawa ko nkunda kubakurikirana sometime urumva nuvuga ngo ibintu bari gukora ni ibintu byo kwigisha abanyarwanda kwambara bikwije kandi umukobwa mwiza buriya agaragazwa no kwikwiza nuko abantu batajya babimenya nuko umukobwa wambaye ubusa kuri ngewe mpitana nareba hirya ahubwo mbona ari kuntera umwako urumva ariko umukobwa wikwije umeze neza urumva rwose niyo yaba yambaye bimwegere ariko yikwije rwose biba ari perfect mayira micro Vava no tuganire kuri kabisa sheri so Vava we nuramuka ubyaye umukobwa urumva nubyara umukobwa wabyaye akakubwira ati rero mama njye ndashaka kuba slay queen uzamwemerera nakasimbize nimba namubyaye nzamenya icyo musubiza nyine ukabona nyine n'umubyara nimba namubyaye nzamenya icyo nzamubwira ese nawe ujya utinya ko utazabyara none ubwo ngubwo none se hari igihe ntabyara ko ntarashaka ngo mubyare mbwiwe n'iki ko nzamubyara igihe azaba hari nibwo nzamenya ibyo mwigisha ubu ntawe rero ntazabisuzumye so na Dr. mukanamenya ko ubyara cyangwa utabyara hakiri kare nese nta mafaranga ufite yo kuragira umwana nta mafaranga ufite turacyari guhiga umuntu arifata akava Kigali agiye Gisenyi agiye gutembera gusa nta mafaranga ufite yagutegeye ntiwagenda cyangwa iyo tike yakujyana Gisenyi niyo yatunga umwana kandi Vava ni umukire afite amafaranga ahubwo arayakana bayashyire wanjye we bana arayafite ibyo muvuze bingera nimba utafite abandi bakunzi bakabagabo babo amafaranga sheri akabona ubwiye sheri wanyoheje amafaranga akora iki wari waka amafaranga n'igihumbi Dr. M ugati nyoheza amafaranga afite akabazo wari wabikora ntago mbizi njyewe ibyo ngibyo nimba abakunzi bohereza abandi amafaranga nkande se bayoherereje
nkande ahubwo se abandi bakobwa se waka amafaranga basheri babo nk'urugero ushaka kujya gukora inzara ukavuga ati sheri nyoza amafaranga ndashaka kujya gukora inzara sheri ndashaka kugura makeup sheri ndashaka kwisukisha none se wowe ko ziba zakunaniye kuzikoresha uzi ko wari bubishobore nyine ukajya akaguhereza amafaranga ukajya kuzikoresha aha ni hatari cyakoze wenda nk'icyo cya 5 nakimwaka ariko se wamubwira ngo mpa 5 ya verine nawe ubwawe waraniwe kuyikura nende wabona uyaka ase vava yamwatse rimwe se yamwaka buri munsi ntabwo yamwaka buri munsi ase vava zisukisha ryari nsange ukuntu zisa abandi bakobwa basiga inzara rero reba burya ari kwitegereza agatoki ese areba agatoki azambikamo impeta buriya nta kaho uzinzayiyana dogiteri harya ni akahe gatoki wari ukozeho buriya ntabwo uzisukisha ese ubona natirere y'ukuntu imubereye ibyo bintu ni ama iyo umaze nko kuzamuka ugashyiramo makerire nta kibazo ubona usa neza ngewe sinjya nkunda kwisukisha bibirambaza nshatse wakoze umusatsi wawe ni mwiza ubona ufite agasatsi nk'ak'abadeperi ubundi uretse ko Dr. M yagutwaye ubundi n'undi muntu wese wakifuza umugore namurangira umugore nkawe nuko abagore nka Vava baboneka sibyo ngire bakuntu yambara urabona ukuntu aba yambaye ukabona yagejeje yikwije ameze neza urabona ni umugore utuje urabona ukuntu aba yiturije ntabwo ashaka kuvuga menshi ariko Vava ni cyo kintu cyakoje muri iyi minsi utatubeshye ntacyo nta kintu na kimwe ese kugaragara nk'umuntu muri iyi minsi ngewe nahoze mbikubwira uri kugaragara nk'umuntu utishimye cyangwa se ufite utubazo tumwe na tumwe nimba utadufitanye n'ubuzima ukaba udufitanye na sheri wawe nimba utadufitanye na sheri ukaba udufitanye nanjye cyangwa ukaba udufitanye n'abakunzi bawe nta kibazo na kimwe mfite pe usibye urwo rugendo ejo nihuriye narwo rwo kugenda no kugaruka rwo kugenda no kugaruka umunaniro muri rusange nicyo kibazo ubundi ariko uranashoboye ubundi abantu bajyara bakarara bagarutse ese ubundi iyo biba ngombwa ko murara buriya ariko urarana nande muri abasore nta hantu njye ndara njyewe naho kwa wese ntago nabura aho ndara Gisenyi ngira n'inshuti nyinshi ariko sinjya ndara mu misozi ngo numve mfite amahoro isi kuri kuvuga nk'umuntu ugiye kurira Dr. twiganire walayi nashira ndabona umunaniro umwishe cyane okay hanyuma rero n'ubundi nago ndi bujye kureba byose ibyo n'ubundi ibiganiro byose twagiye dukorana hari abantu bavuze bati Dr. M yarayobye sibyo niko bavuze ati ngo Dr. M yarayobye ngo Vava ngo azamukubitira mu nzu abantu babwira iki abantu nyine bavuga uko bashaka niko nababwira buriya umuntu ntabwo wamubuza kuvuga kuko ururimi ni inyama yigenga urumva buri wese abivuga nyine uko ashaka wenda ndeviyeho gatoya yego hari ikiganiro nakoze cyerekeranye n'uburyo ubwonko bwa muntu nyine bufunctionamo n'ibyegeranyo mba narakoze kuva kwa Napoleon Hill kuva kwa Dunlock kuva kwa ba Jack ba Bob Proctor urumva abo bose n'ibyegeranyo baba barakoze by'uburyo ubwonko bwa muntu nyine bufunctionamo ni uvuga ngo ubwonko bugira ibice bibiri bugira subconscious mind bukagira na conscious mind urumva muri subconscious mind niho harimo igice cyitwa paradigm iyo paradigm iba yararemwe ubwo wari ukiri umwana muto cyangwa se ukivuka hari ibintu wagiye wakiramo ibintu wagiye ureba byose ibintu wagiye wumva byose ibintu wagiye ukora byose biragenda bigafata muri ya paradigm yawe bikabyara emotion zawe ni ukuvuga ngo wattractinga ibintu bijyanye na bya bintu biri muri paradigm yawe cyangwa se biri mu bwonko bwa kabiri bwawe bwo muri wowe ni ukuvuga ngo tuvuge nk'iyo ugiye gucana nka radiyo ni urugero hari frequency wumviraho indirimbo iyo ucanze nko kuri Kiss FM ni urugero ukumva harimo indirimbo ijyanye n'amarangamutima yawe isangamo muri wowe muri bwa bwonko bwawe igasangamo bya bintu wakuriyemo cyangwa se harimo amagambo ajyanye na feelings zawe bituma uhita uyumva ukagumisha kuri iyo frequency
urumva bigatuma nyuma uza kubona resulta zo kuba wabyina cyangwa se waba excited ukaba wakishima. So iyo law of attraction kunikora ni nk'icyo kibazo warumbajije cy'abo bantu nyine bavuga nyine ibyo bashaka. Ni uvuga ngo we hari ukuntu aba arebye wenda nka sheri wanjye akamwitegereza akarebye akora akareba n'iki, ariko bikagenda bigasanga mu bwonko bwe wenda yakuze mu buryo runaka, urumva, cyangwa se yifuza ibintu runaka, byagera muri emotion ye ntibibashe guhuza na ya paradigm ye, bigatuma asohora resulta zo kuvuga nk'uko yakubwiye nyine tu avuga ibyo abonye nyine. Nivuga ngo rero inama nabagira, ndabashimira cyane ko bari abantu b'agaciro, ni abantu ibyo bavuga byose nyine baba ari ab'agaciro kuko nibo dukorera n'ubundi. Rero baba bagomba kuvuga ibijyanye n'ibyiyumviro byabo cyangwa se ibijyanye n'ibibarimo. So ntabwo wabagaya rero, nicyo njye nasobanuraga, ntabwo wabagaya nta nubwo wabaveba, bavuga ibyo bashaka kandi bavuga ibijyanye n'ibibarimo muri bo. Buriya umuntu ntabwo ajya avuga ikintu kitamurimo.